Rayon Sport ijoro ryakeye rwose bacunze ngira ngo bamwe mu bafana b'ikipe ya Rayon Sport bamaze kuryama barambitse umusaya gatoya bahita basohora inkuru nziza. No ushaka mbaza uko byagenze. Muri iyi minota ugiye kubikora uwo mukiza yahageze ndabona bamaze no kumwerekana. Uwo mukiza Obed. Akina kangahe? Kabiri. Avuye hehe? Muri MVC. Poste yabo bagize bati bayimanitse bakoze graphic. Yego bajyana mu rukari bahita bavuga bati we share the roots Nyanza. Ariko caption hejuru baravuga ngo Nyanza born Obed uwumukiza is official Rayon Sport player. Hejuru bari babanje kuvuga ngo he choose to come back home. Bahuje amateka naho bavuga Obed avuka Nyanza nareka avuka Nyanza. Yego kuko buriya na Mevesi mubona yamuboneye Nyanza akinaga mu cyiciro cya kabiri. Rugaju akira ameza yaguzwe miliyoni 6 z'amanyarwanda. Uyu ni umukinnyi bakoye muri Mukura birumvikana ko baguze amasezerano ye. Izi miliyoni 6 z'amanyarwanda ubwo afite uko yigabaniye na Mukura. Hanyuma oya bahaye Mukura miliyoni 6 Mukura z'amasezerano yarasi irayabika kubera ko Mukura nicyo naninjye kuvuga ngo yakoze deal nziza yaragiye kurangiza amasezerano bavuze bati amezi yarasigaje mu 2 miliyoni 6 ubundi mwivugane noneho mupeti bazamuha miliyoni 10 ze ku giti ze ku giti take home ariko ntazo bamuhaye ubu ni ideni akaba rero ari ukunguko byaraye bigenze. Rayon Sport rero mu gicuku rwose kinishye umwana w'umuhungu amaze kumvikana bakaba bahise bamushyiraho na salary y'ibihumbi 700. Wow. Hanyuma Rayon Sport ikaba ngo abayobozi bahise bahamagara yitwa Delphin photography cya photographer Delphin umutare kuri miriro mukore design y'ubwenge. Ubwo witwa Ruben Ngabo arabyuka n'umwe mu bantu bazi gucreate ama content niwe watekereje bati ibintu bigomba guhuzwa na Nyanza. Arangije bwa Delphi designing akakana uranga bagira ubwenge cyane bwo gutekereza utuntu nk'utwo no muhanga mu gucreate utuntu nk'utwo baradukreate ahantu twari twicariye gake mu bwenge bwinshi cyane barangije barabiduhisha. Ati siko muze sha muri mu bikiko mbona mwahuze bati ari utuntu turimo bateka ngiye kubona ku mahoranyamagana ngo wa ndavuga nubwo karabaye nuko rero umukinnyi abaratangajwe. Ariko Rayon Sport muri iyi match ya Super Coupe bagiye gukina rero ariko amasegonda make Rayon Sport deal ya umukiza Obed Bonya bet zisombuye oya ntago zisombuye bakoze deal nziza baramukeneye pe zimwe muri nziza bakoze muri phase retour yasinye umwaka umwe n'amezi 8 offensive na defensive ni mwiza umwe n'amezi 8 ubwo arasoza isezo yatakindi n'igice kirita. Hanyuma ubwo ibyo mvuze nibyo arakina iyi yayisoze azakenera undi mwaka n'amezi 6. Hanyuma umutaramu witwa Vininyu nyuma yo kubona atitwara neza Bienveni ati ndababara urutugu abaganga ni mu ntabare merewe nabi cyane. Abaganga bati biroroshye bamukubise kuri biriya biboro basikanisha niba ari za MRI batura urutugu ni ruzima kurusha urutugu rw'umwana ruhinja wavutse. Hati uyu muntu nta n'ikibazo yigeze agera mu rutugu kuva avuye mu nda mama we. Vinati ndaribwa ariko ngo abaganga ngo bakaba bagira ngo principe bagenda bavuga ko iyo umuntu yumva babara umuhereza imiti y'aho hantu igabanya ububabara kuko nta ndwara bari kubona mu rutugu ntibarubaga. Bakavuga ko ngo amayeri yo kuvuga ko yavunitse urutugu ngo ashobora kuba yarayigiwe n'umutoza Bruno Ferri. Bruno Ferri niwe wamuzanye. Yego ashobora kuba yaramwegereye ati reba ndagushyiramo ugasohoka bakubuwinze imuhanga baramubuwinze inyamirambo baramubuwinga ate barugaju bari abamaze baramubuwinga bari ko gako batari kukuvuga neza ate baravuga ko uri mu bantu twaguze ba Flopinze ati kandi ikibazo ufite ni fitness ati muhungu wanjye rero retour igiye kuza wowe genda ukaza imyitozo ku giti cyawe ahubwo icyo uri bunkorera Super Coupe turavuga ko wavunitse urutugu kugira ngo ngukure muri groupe iyo pressure ibanze igabanuke ujye hirya hanyuma dutegereze iyi mikino nirangira
uzaba nawe warigeninze fitinesi umeze neza none utugora muri turu ya shampiyona byibura ufite akabaraga ariko niyo puresha yagabanutse n'abafana babaye bagabanyije kukubuwinga n'abanyamakuru kugukeka Vinyinus ibyo mvuze ni Zandane Vinyinu ntabwo ari umukinnyi mubi nabihagarara tushe ya baro uko atwara agapira urabona ko ari umukinnyi ariko ari physically fit ari hasi cyane mu buryo bwa fitness. Olivier Gakwaya yaramwe ngo ifaranga rya Obed arariryamanye nta deni tumufitiye ngo amafaranga Obed twamwemereye twayamuhaye n'ayamukura twayahaye n'ibizibiti. Mwabonye ukuntu abafana kuri Vininyu rwose bavuga gatagume ahubwo agumeyo. Mwabonye inkuru yaraye ishyizwe ku mbuga nkoranyambaga abantu bamwe na bamwe bagiye bayibona izana Dauda Yusufu mu ikipe ya Al Hilal. nawe reka ngo Zandane rero tugeze mu gihe cya Zandane Zandane yo mube mushyuha nanjye kumamanura mu Zandane manuka. Dauda Yusufu yakinnye match ya APR na Rayon Sport ya Super Coupe. Yego. Al Hilal isanzwe iri hano abakinnyi bayo n'abatoza bari kuri stade. Ariko recommendation isaba Dauda Yusufu ko yajya mu ikipe ya Al Hilal yatanzwe n'umunyemari umushoramari wari ukurikiye match online. Umwe mu bayobozi ba Al Hilal wibera mu gihugu cya Misiri w'umukire cyane yavuze ati muri iyo match hari umukinnyi nabonye muri iyo kipe yambara umweru n'umukara ati umukinnyi aberanye n'ikipe yacu. Ati umukinnyi wo muri Mediane nabonye ati muri iyo match ati ndabona n'umukinnyi uberanye n'ikipe yacu. Ati mwamuganirije ko muri mu Rwanda aricyo mubereye aho ngaho mukareba uburyo twamusinyisha. Naho ngaho ngo igitekerezo cyavuye cyo gutangira kuganiriza umuntu bita Dauda Yusufu. Dauda ni umumediyateri urusha abandi uzi ko na piramide batsinda 3-1 Fiston naramubaje namwe abakinnyi bo muri APR bakunze aravuga ati uriya mutipe yadutsinze igitego cya mbere ni Dauda wari batsinze umumediyateri ukomeye cyane n'umuhanga Dauda nuko ajya agenda utubazo tumwe na tumwe ariko ni sawa. Hanyuma hari indi nkuru abantu bumvishe iyo kuvuga ngo Clement arajya muri Al Hilal wenda chairman yarabivuzeho ariko reka tujye muri Zandane ko chairman ntiyari wenda bujye muri Zandane izindi. Yego. Ikipe ya Al Hilal ngo yaravuze iti turi mu Rwanda turi gukinira mu Rwanda. Yego. Nta mukinnyi w'umunyarwanda n'umwe dufite muri ekipe yacu. Yes dufitemo umusore w'umurundi ariko kandi si umunyarwanda nyine ni umurundi. Ni gute twakwisanisha na communauté y'abanyarwanda kugira ngo tugere fan base badukunde banatwiyumvemo ariko ntidukore investment isa gusa naho ari ukwikiza. Hano hari ukuntu uvuga ngo reka ngure umunyarwanda ariko gushyira kuri bench. Yego. Oya tuzana icyo bita Valeri Siri wa mukinnyi uvuga ngo ndamuguze arampenda ariko ndamuzana n'umuntu uje gutanga challenge iremereye cyane muri ekipe yawe. Bakora icyo bita isesengura bitonze mu bakinnyi b'abanyarwanda bose bagikina muri shampiyona y'u Rwanda. Yego. Bahereye mu izamu bagazajya batabazamu b'abanyarwanda bagacisha mu murongo. Gatatu w'abanyarwanda bakaba bati havi. Kabiri w'abanyarwanda bavuga turiya mukongomani afite yitwa Ebola nta munyarwanda wajyamo. Barazamuka za Mediane baruboneka bande hose bareba bawinga ba barafenata ya siyo level. Basubiye inyuma kuri muri defense babatuye umupeti wa APR twa Clement mu defense. Batuye umuntu ni umuntu abantu bagatekerejeho. Iyo dosiye rero ntabwo ikipe ya Al Hilal yakoze icyo bita ubusabe muri APR. Abantu babyumve neza ntigeze yandikira APR iyimenyesha kwishaka Clement ariko mu isesengura bakoze ry'umukinnyi w'umunyarwanda bagura akaza ku gicongera mu ikipe yabo kandi nyine wanabakundisha n'abanyarwanda bahurije kuri Clement ariko ntibigeze babisaba. CEO wabo rero yemereye umwe mu bantu b'abayinfoma twaganiriye ko mu by'ukuri iyo gahunda ihari yo kuzagura umukinnyi w'umunyarwanda ndetse bafite n'icyo kintu cyo kwa presiya ubushobozi muri Clement ariko nta official request iyo ari yo yose cyangwa approach yabaye byaba kimwe nuko bitaba iremereye cyane muri ekipe yawe. Bakora icyo bita isesengura bitonze mu bakinnyi b'abanyarwanda bose bagikina muri shampiyona y'u Rwanda. Yego. Bahereye mu izamu bagazajya batabazamu b'abanyarwanda bagacisha mu murongo. Gatatu w'abanyarwanda bakaba bati havi. Kabiri w'abanyarwanda bavuga turiya mukongomani afite yitwa Ebola nta munyarwanda wajyamo.
barazamuka za mediyane baruboneka bande hose bareba abawinga ba barafenata ya siyo levo basubiye inyuma muri defanse muri akisi baba batuye umupeti wa aperi kwa Clement umudefanse batuye umuntu ni umuntu abantu bagatekerejeho iyo dosiye rero ntabwo ikipe ya Al Hilal yakoze icyo bita ubusabe muri aperi abantu babyumve neza ntigeze yandikira aperi iyimenyesha ko ishaka Clement ariko mu isesengura bakoze ry'umukinnyi w'umunyarwanda bagura akaza kugira icyo yongera mu ikipe yabo kandi nyine wanabakundisha n'abanyarwanda bahurije kuri Clement ariko ntibigeze babisaba CEO wabo rero yemereye umwe mu bantu b'aba